hanyuma duhita twerekeza mu yandi makuru mu ikipe ya Liverpool. Ejo twabigarutseho byari muri updates, ndabyibuka ko iyi nkuru narayivuze ejo. Uwitwa Dominic Szoboszlai byari here we go ko agomba kongera amasezerano y'imyaka 5. So Ruganzu yemeye byarangiye. Dominic Szoboszlai amasezerano y'imyaka 5 ageza 2031 muri Liverpool. Muri Liverpool kuri Dom navuga ko ari ikintu mose ari biteze muri rusange kubera ko nyuma yo ku top performer muri equipe Liverpool mwaka ushize umwe mu bari bari kano kanya yagiye hagwa amasezerano ku nyangase muri Dominic Szoboszlai nyine dufiteho project ingana gute nk'ubyibuze ugomba gufata cyane gutonga nk'ikiragano nyuma yuko ikina gutonga nk'abarede rero kugenda bashiramo nyuma rya Mohamed Salah nyuma yo kubatse Sam Virgil van Dijk sumwa kota bazaba hari nituvuga amano ba top performance gabe byibuze cyangwa bari kukaribo yo kubatanga idasanzwe equipe Liverpool basigara Dominic Szoboszlai bivuze ko ikintu kimwe ari mu bantu bake bazasigana cyane gutonga nk'ikiragano cya equipe Liverpool muri rusange navuga ko ari diru nziza ku bayobozi equipe Liverpool kongera amasezerano mu top performer murimo ubundi bagatanya gusabira tuntu ko kumana ko byibuze bamaze gusoza ikindi cyo ko ibindi bijyana nabyo ari nabakaba ko byibuze agomba gutenya no mu kapiteni ikipe Liverpool biri like riko ashobora guhita nasigana igitambaro mu gihe Virgil van Dijk yaramuka yagiye Dominic Szoboszlai. So uyu musore rero w'umunyahongria na amasezerano azamugeza 2031 ari umukinnyi w'ikipe ya Liverpool. Hanyuma duhita twerekeza nanone kandi ni ikipe ya Manchester City, naho ibintu birakomeye cyane ari ya Manchester. Bimeze bite rero muri Man City? Baravuga bati Ayubu Boadi umukinnyi ukina hagati mu kibuga mu ikipe ya Lille mu gihugu cy'Ubufaransa no mu ikipe y'igihugu ya Maroc yari garagaje mu gikombe cy'isi 2026 ari kumwe na Maroc. Ayubu Boadi ku myaka ya 18 Alan amakuru arava i Manchester avuga ko ikipe ya Man City yaba yaratangiye ibiganiro yewe n'umunyamakuru witwa Nicolo Shila na warabihamye. Yego nibyo amakuru ni menshi Cedro by'umwihariko mu bijyanye no kuba Manchester City yagira gutya ikiyubaka yaba ari muri mediane ndetse n'izindi sector. Ayubu Boadi rero umusore wari uhagaze rande rwa Neil El Aynusi cyangwa se El Aynul ni umusore ukiri muto ku myaka ye igera kuri 18. Ujye kureba uburyo azamutse muri equipe ya Lille mu gikombe cy'isi yarakinnye match 5 muri Ligue 1 yari umusore wakinnye match 30 atanga assist imwe ariko ikijyanye n'inshingano ze umusore wakina neza nimero 6 na nimero 8 bimwe mu byo watekereza ari kugahita umubona nka nimero 8 bijyanye n'inshingano yari afite muri equipe nationale ya Maroc. Ugahita ubona ko Manchester City itangiye gutekereza iby'igihe kirambye ariko nanone inareba yuko yagerageza ko yasimbura bamwe mu baveteri ifite muri groupe ndane. Nujya kureba transfer yo bita Elliot Anderson uhita wa press icyo City iri gukora wareba Ryan Cherki ugahita ubona ikirimo irakora wareba kuri ba Jeremy Doku baguzwe mu myaka ishize ugahita ubibona wajya kureba no mu zindi sector nyirizina muri defense ba Butkodir Kusanov ba Vitor Reyes mu byukuri tutibagiwe abasore bato barimo ba Claudio Echeverri ba Naipan. Iyo birebye byose uhita ubona ko ni ikipe ya Manchester City iri kugerageza kubaka fondation umusingi w'igihe kirambye aho gati yego nibyo dufite experience ya ba Rodrigo Cascante dufite abo ba Ruben Diaz muri za defense ariko mu byukuri tunarebe ko twaba profita bakagira ibyo basigira iki kiragano gishya. Rero nkambona transfer y'umusore Ayubu Boadi isa nkaho iragirana isano no kutaba umusore wo bita Tian Ninjas yarazamutse ngashote agere ku rwego rwiza dore ko bakomeje kugenda baramforosa muri amwanya ariko nanone bikajyana n'ahazaza Rodrigo Cascante. Ariko ikindi kintu kiyongeraho biri guca amarenga yuko umuntu bita Mateo Kovacic iminsi ye barayivumbuye yuko yamaze kurangira igihe cyawe kize kugira ngo bamurekure hinjiremo izindi tara zishobora gutanya n'umutoza Enzo Maresca mu kiragano gishya. So amakuru kuri Mateo Kovacic, amakuru uburyo ameze baravuga ko squad Man City izitwaza muri iyi pre-season ntabwo Mateo Kovacic arimo. Abantu bakuvuga ko rero ashobora kuva muri ikipe ya Manchester City agaterekeza nibura mu gihugu cy'Ubutaliyani ahari ya Imila. Barimo baravuga bati nyamara Mateo Kovacic ho yaba akenewe agasanga Modric yego ba Ivan Perisic nabo bagiye bajya mu Butaliyani birabahira muri za Inter bakavuga ati no Mateo Kovacic yakerekeza. Hanyuma hari n'amakipe mu gihugu cy'Ubudage amwifuza Mateo Kovacic. Ese bizagenda bite? Ese azaguma muri City bimeze bite? Hanyuma andi makuru anavuga ko ikipe ya Everton irifuza bita Rico Lewis. Uyu musore ukina ku ruhande inyuma ashobora gukina ku ruhande rw'imoso ashobora gukina muri mediane. Amakuru aravuga ko Rico Lewis ikipe ya Everton iramushaka. David Moyes aramuvuga ati
uyu mukinnyi akina imyanya myinshi itandukanye ntiyabura icyo adufasha. ntiyabura icyo bafasha kubera ko mu bijyanye n'icyo nakwita ngo nicyo Man City yarimo imutagetinzeho muri rusange kubera ko ndetse ubwo ariko Lewis wari utangiye kuba integrated muri equipe kwa 2022 mu mpera akakora sezo ya mbere akakora sezo ya kabiri byibuze akagenda yintegra kayiruka gihari nyuma agende kayiruka bagasanga none bagaragaje ko atari kuri karibre yo kubakira ikipe Man City. Icyari gihanzwe amaso yari kimwe cyo kuvuga ngo se Nico Lewis bazakomeza mutegereza ari yabyibuze ko bamukishe kabiri bikanga bakamwembata mu cyo hagati bikanga bagakora ama recruitment agiye atandukanye ndetse n'uyu munsi akaba kigutegeza byiza ko bazana n'umwimero kabiri kuri kare byiza ko wenda yafasha mu bijyanye no kuba bastabilize ibijyanye n'uriya mwanya muri equipe Man City. Nico Lewis nyine azajya he ikintu cyamenye umuntu utayibaza ahita ikintu kimwe ngo ese niba atari mu kintu kirimo target zacu araza kuba yerekeza mu rusange ku ikipe y'Everton rero namenya ko iramutse ibonye Nico Lewis cyane de preference nategeza no ko byuza abonye wenda umukinnyi ufite ikintu nakutabona experience mu bijyanye no kubenda yajya akina ku master imagine nubwo atari umusaza ariko gahita n'igeze ikintu kimwe kivuga ngo ese nyuma yo kurwana no bita bita Jacob Lille cyaba ari ikibazo ko byibuze yakurwa mu kibuga akazamo Nico Lewis gategeza ikintu kimwe vuga se ku myaka 25 ku Jacob Lille ese bize n'umukinnyi wenda ufite icyo wenda Nico Lewis mwigisha ahubwo wenda ashobora kuba nk'umuswali player wenda akaba yakwiyentega wenda experience yo kwakina ikipe ni Man City unakara ko byuze yarwana nabyo ariko ntabwo mbona n'undi yaza ko ari umustarter imbere ya Jacob Lin niyo mpamvu ngo yaza wenda ari umuswali player wenda akazayentega n'imyaka yindi zamuka wenda akaba n'igihe cyo kubona playing time muri equipe Everton muri cyamufasha gusa kuri Everton sinabwo ari deal nziza ariko niwe ntabwo yaba ari deal mbi kwa n'ikipe ya Everton kuzana bita Nico Lewis. So hanyuma tuva mu ikipe ya Man City nuko witwa John Stones ikipe ya Inter Milan iramushaka cyane. Amakuru ava mu gihugu cy'Ubutaliyani muri Sky Italia aravuga ko nyuma yo gutandukana n'ikipe ya Man City ku myaka 32 amakuru aravuga ko rwose John Stones ikipe ya Inter Milan yabiri kumukurikiranira hafi kugira ngo irebe ko yamuzana. Ese John Stones arerekeza mu Butaliyani? Ibyo byose no gutegereza tukareba. Hanyuma twerekeze mu ikipe yitwa Manchester United. Manchester United iravugwa ku bakinnyi bakina hagati mu kibuga. Uwitwa Sander Berge mu kintu kina hagati mu kibuga mu ikipe y'igihugu ya Norvege no mu ikipe ya Fulham. Coach, amakuru ava mu gihugu cy'Ubwongereza aravuga ko Man United irimo iramukurikiranira hafi cyane. Byabaye byiza mutse imuzanye ariko nanone so umukinnyi mbona waza koza gukora itandukanye iri special ntago Sander Berge tumumenyereye cyane champion y'Abongereza yego ndetse nunabibona nta cyakora bava ngo kirasanzwe haje umukinnyi abakira muri zino middle class teams ariko ubona ko nyine mu kintu idasanzwe yego iyo vuga Adam Watson ushaka kumva ku mukino akora Elliot ushaka kumva ku mukino akora bano badiko nese bakiyerimo uramuraga yuko to ko ari ikintu akora kidasanzwe ku buryo ati uyu umukinnyi afite ikintu kimurimo. Sander Berge aramutse biravugwa nkuko bivugwa koko aje muri Manchester United yaza ariko nanone nta kidasanzwe yazana kuko umukinnyi mana Manchester kano kanyikeneye gushyira imbaraga cyane ni position ya nimero 6 kandi Sander Berge so mubona imyanya ya Sander Berge ifite abayirimo nukuzuza kuko bamaze kuzanamo Andre Santos ntegereje kuza mwanya azamuterekamo koko kuko naka kanya ntago ari simubona nk'igisubizo cya medani ya Manchester United ariko kuri Sander Berge kereka niwe cyane sort player yazamo nk'uko rwose tubona zazanyemo Christian Nogard naye mubona ariko simubona nk'umukinnyi waje kuri itandukaniro. Team Talk iratubwira ko kuri miliyoni 40 z'amapound ariyo ikipe ya Fulham imubarizaho. Ese United yazitanga? Hanyuma kuri icyo kintu cya nimero 6 Alan, Man United ngo yaba iri gutekereza kuri Eduardo Camavinga wa Real Madrid. Yego nibyo amwe mu mazina akomeje kugenda aza kuri United nyirizina, bamwe harimo na Wantaway players babakinnye ama equipe barimo yifuza yuko yabarekura by'umwereka agakora business. United ntago yifuza kujya mu cyo twakwita ngo ni negotiation strong ngo kujya kunigwa gusa ngo irashaka gutanga miliyoni 100 ngo equipe yakaniya barimo baravuga batese muri Real Madrid barifuza kuba barekura bita Eduardo Camavinga. Bivuze yuko ibigano byacu biri hagati nande na Eduardo Camavinga nitumukonveka deal yacu iraza kora kuko n'igiciro kuri equipe yifuza kuba yamurekura ntago kiruze kuba kiri ku rwego rwo hejuru. Ngamona rero kuri equipe United irimo irashaka ibisubizo bifatika reka kanyo umuntu ahita yibaza se iyo ufite umukinnyi nka Andre Santos Camavinga ari elite enough ese niyo profile nyayo
ukeneye ku mwanya w'icyo wahita usimbuzamo Casemiro, ese ni profile y'icyo wahita ukenera iruhande rwa Yuri Tielemans ndetse no bita Andrei Santos, ugahita ubona ibisubizo byuzuye. Nkamona ku giti cyanjye kuri equipe ya Manchester United, iyo utekereza kuri Eduardo Camavinga mbere na mbere, reba principles z'ibyo ukeneye nk'umukaseri wawe muri equipe. Nkambona ku giti cyanjye bakwiye bashaka umuntu ufite icyo arusha cyane ubita Andrei Santos mu rwego rwo kubalansinga profile ndetse na elite level. Urakoze cyane. Reka nongeye kano ngiye kudeve mbabare dore meta yagiye. Yego. Ikikwereka ko ya match umwanya wa gatatu arimo bazakinisha abandi bakinnyi. Iyi match witwa Pamecano azayikina. Amine uno mungu wa itwa nde fa muri Liverpool to Madrid. Konate ni uri muri press conference. Rugwiro ari muri press conference. N'ubushize ko yari arimo asubiza Lamine. Dore nguyu kabisa atayicheza. Asanzwe ariko ari nimero ya mbere nuko kaje gushya. So nibyo ngibyo kabisa. Manchester United nifuza Camavinga, ese byashoboka. Real Madrid mubariza ku gaciro ka miliyoni 60 cyangwa 80 z'amayero hagati aho. Hanyuma baramwifuza na Manuko ne bamuganiriye, ariko Manuko ne Chelsea yatangiye kumuhiga. Nguko rero uko bimeze. Reka ten zone yacu uyu munsi tuyisoreze hano, ibindi naho kuwa mbere muri ten zone. Ariko ejo kwa gatandatu match umwanya wa gatatu turayibagezaho, no ku cyumweru match ya final tuzayibagezaho. Ku match ya final show tuzayitangira saa moya. Abantu bazajya kure. Okay, so mugire bita mwenyewe Vincent Marasuza ati mani yaguze umukaseri koko, tumusuze cyane agubwe neza Fande Perez. So mugire ijoro ryiza rero, Imana ibarinde, ola et la bola, musenge kandi mukore cyane, Imana ibane namwe.